igituma uhagarara aho Imana igushaka ni aya maguru abiri yo kwirondereramo, donc kwishakamo. N'amagambo ugukura amaso ku bantu n'ibyo abantu baha agaciro n'imishahara myiza n'amakomantere y'abantu ukabivanaho, ubundi ukinjiriramo muri wowe ukitindaho, kuko abantu benshi cyane baza abantu bandi ariko bo ntibiyizi. Umuntu muricarana wamubwira ati mbwira wowe ni gute, wowe umeze gute, gukena ashobora kwivuga umuntu umwe ushobora no kurangira ntabwo yizi, ariko mubwira ati mbwira Kayani ye baba yani arakumukubwira ukibaza wagira ngo avuka yarahari. Kubera iki dutinda cyane ku bandi ariko ntabwo twitinda? Urugero nabaha rusanzwe, bwira umuntu yisengera, urahita ubona ko umuntu kwisengera Mana minota ibiri ugasanga umuntu yirangije cyangwa ariko uri mugari cyane, ufite byinshi, muri harimo abuzukuru, muri harimo ubuvivu, muri harimo utari konsiya y'ibyo muri wowe, muri wowe umutunzi ukomeye ariko ntabyo uzi. Niyo mpamvu tuzi abandi kuruta uko twiyizi. Rero kwisuramo bituma wimenya cyane, ariko uyu munsi abantu usanga bazi amakuru y'abandi. Mubaza n'ibyabaye muri Amerika ari hasi arabikubwira, ariko mubaza ibye nta n'ibyazi. Umuntu akabana na faiblesse umwaka umwe, 2, 3, 4, 5, 10, 15, c'est normal, ni ibisanzwe kandi aho uri imbere y'Imana. Ariko urabona ikangora ikindi kintu kigaragaza ko abantu batiyizi. Umuntu ashobora gukritika undi kandi nawe wakritika nawe afite iyo defo, ariko ugasanga arimo kuvuga uriya muntu yamuvuze uriya muntu, ariko wajya ugasanga ariko umuvuga nawe ni cyo kimwe, aho ugasanga niwe agwaye, niwe akeneye muganga kuruta uriya. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mbere yo kureba gatozi kari mu jisho rya mugenzi wawe, baza kwanza bikureho umugogo. Mani magambo, uyu ushaka gukiza uriya niwe agwaye, niwe apfuye arashize. Tekereza umuntu uri muri bomboni ariko ashaka kuvura umuntu watsitaye ku ibuye, afite agasebe bagiye gushyiraho gusa akuma bagapfunika, ariko ari muri bombone hano wahumeka. Murekere bavure abo nibo bantu dufite muri iyi minsi, kubera kutisubiramo, kubera kutitindaho. Yumva yavura abandi kandi we ageze ku mpfira.